nyuma y'uko indege ya Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda irashwe kuwa 7 Mata 1994, abatutsi bari batuye mu bice bya Kimironko, Migina, Nyagatovu na Gihogere batangiye kwicwa ndetse bigatizwa umurindi no kuba bose barifuzaga ubuhungiro muri stade Amahoro yari irinzwe na Mintwari. Nubwo benshi bahungiye ku ngabo za Mintwari ntibatabawe kuko aba basirikare bahisemo guhagarikira ubwicanyi ku manywa y'ihangu. Jenoside igitangira, Tito Rutaremara uri mu banyepolitike ba FPR Inkotanyi yasabye General Romeo Dallaire wari ukuriye ingabo za Loni gutabara abatutsi bicwaga n'abanyepolitike batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana, ariko uyu musirikare amwumvira ubusa. Muri iyo minsi General Romeo Dallaire yaje kubwira abanyepolitike bari muri CND ko umuryango wa Alex Kanyarengwe bawugejeje ahari umutekano. Muri icyo gihe Alex Kanyarengwe niwe wari chairman wa FPR Inkotanyi nyuma yo guhunga ashwanye na Habyarimana. Patrick Mazimpaka, Seti Sendashonga na Tito Rutaremara bari mu banyepolitike ba FPR Inkotanyi basabye Romeo Dallaire ngakize n'abandi banyepolitike bataricwa. Romeo Dallaire ati ni bande? Abandi bamusubije ko mu bakwiye gutabarwa harimo na Faustin Twagiramungu. Seti Sendashonga niwe wari uzaho Faustin Twagiramungu yihishe. Aha Romeo Dallaire amakuru yahaherereye. General Dallaire yese yohereza imodoka n'abasirikare bo gutabara Faustin Twagiramungu. Bamugejeje Remera muri Mintwari, intera hamwe n'abajepe barabimenya. Iki gihe aba basirikare ba Habyarimana bafataga Twagiramungu Faustin nk'icyitso. Ibyatumye barakara ubwo bamenyaga ko yahungishijwe na Mintwari. Abajepe n'intera hamwe bahise batera Mintwari na stade Amahoro ahari impunzi zirenga 20,000. Niba ari ubwa mbere unyumvise kandi ukaba ukunze ibyo nkora, kanda subscribe. Ukande no kunzogera yegere subscribe, wongere ukandeho, ukanda handitse all kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Ingabo za Habyarimana zigeze hazwi nko kwa Rando zasanze abasirikare ba Mintwari bo muri Bangladesh aribo barinze ako gace. Abasirikare ba Mintwari babonye batewe bashya ubwoba, bafashe intwaro hasi, bamanika amaboko maze abajepe n'intera hamwe babahukamo, babasahura ntacyo basize. Babambuye imbunda, amasaha, imyenda, inkweto kugeza no ku masengeri n'amakariso. Ingabo za RPA zari muri bata ya 3 zavuye muri CND nizo zahagobotse zirukana intera hamwe, abasirikare ba Mintwari barokoka batyo. Ingabo za RPA zese zibohora icyo gice cyose cya Remera, zihungisha Twagiramungu n'ingabo za Mintwari ndetse zikomerezaho urugamba rwo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Ingabo za RPA aho zafataga zarahatunganyaga zigashaka ahantu hafite umutekano ho gushyira abarokorwaga, bakabashakira ubuvuzi, ibyo kurya, ibikoresho byo kuryamaho no gukoresha ndetse n'imyambaro yo kwambara. Muri ibi bikorwa abasirikare ba RPA batoranyagamo abana n'inkomere zirembye bagashakirwa ubufasha bw'umwihariko. Ibi byakorwaga n'abasirikare bake babaga basige barinze umutekano bafatanyije n'abakada. Aba nibo bakoraga imirimo yo kuvura, gushaka imiti, kubaganiriza no kubahumuriza no gushaka amakuru y'aho abandi baba bihishe. Ingabo za RPA muri urwo rugamba rwo kurwanya abicaga zagendaga zirwana n'ingabo z'inzirabwoba n'intera hamwe, zigenda zirokora abatutsi zibagarura hari umutekano. Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 n'ubu hari abakiyihakana cyangwa se bakayishakira andi mazina. Muri uko kuyihakana hari n'abahakana umubare w'abatutsi bishwe muri jenoside. Ariko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yanyomoje abiyita abanyepolitike bakwirakwiza ibinyoma by'imibare mike y'abatutsi bishwe muri jenoside mu 1994. Avuga ko ibarura ryakozwe n'Ababiligi mu 1960 rigaragaza ko ibice bimwe byarimo abatutsi barenga 30% by'abaturage bose babaga babituyemo. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko abanyepolitike bahoze muri leta y'u Rwanda mu bihe bya kera barimo ababi bakwirakwiza ibinyoma kuri jenoside yakorewe abatutsi kuko basanze kuyakana bitashoboka yaremejwe n'umuryango w'abibumbye. Kimwe mu binyoma bashyira imbere ni ukuvuga ko nta miliyoni y'abatutsi bigeze baba mu Rwanda, bagahakana ko nta batutsi miliyoni bishwe mu 1994. Ndagijimana Jean Marie Vianney
wabaye muri guverinoma y'u Rwanda mu 1994 agahunga yibye ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika, ni umwe mu bagenda kwirakw'iza ko ngo hashingiye ku ibarura ryakozwe na Loni ryagaragaje ko abatutsi bari mu Rwanda batarengaga ibihumbi 350. Minisitiri Dr Bizimana yamije ko nta barura ryigeze rikorwa mu Rwanda bigizwemo uruhare n'Abanyamerika, ahubwo ibarura rya mbere ryakozwe ry'Abanyarwanda rikozwe n'Ababiligi hagati y'1959 kugeza mu 1960. Igihe teritwari z'u Rwanda zari 10. Basanze imibare y'abatutsi ari 30% muri Kibuye, muri Asirida cyangwa se Butare bari 23%, Nyanza bari 22%, Cyangugu bari 22%, Kibungo bari 16%, Gitarama bari 15%, Ibyumba bari 13%, Kigali bari 13%, Ruhengeri bari 8%, naho Gisenyi bakaba 6%. Ati iyo ni imibare yabonywe n'Ababiligi mu 1960 mu ibarura ryabo. Kereka niba ndi umuswa ariko nta baturage nari nabona bagenda bagabanyuka. Abaturage bose barabyara bakiyongera. Niba bigaragara ko hari prefectura zari zifite abatutsi 30% mu 1960, byageze mu 1994 aba batutsi barageze kuri 3% nk'uko Ndagijimana Jean Marie Vianney abyemeza. Ibarura ry'abazize jenoside ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ryarimo Abanyarwanda muri 2000 ryagaragaje ko imibare yabonetse ifite amazina yari 1,074,000 n'abantu 47. Ati nyuma habonetse abandi kubera amakuru yabonetse mu nkiko gacaca no mu bundi bushakashatsi. Iki kibazo abapfobya jenoside yakorewe abatutsi cy'imibare nagira ngo ngaragaze ko nta shingiro gifite, kuko jenoside ntabwo irangwa n'ubwinshi bw'abishwe, irangwa n'umugambi wateguwe wo kwica icyiciro cy'abantu bazizwa ubwoko bwabo, niyo hakwicwa umwe cyangwa babiri. Yongeye gushimangira ko abatutsi bishwe hashingiye ku mugambi wateguwe wo kubatsemba. Pascal Ndengejeho wabaye minisitiri w'itangazamakuru ari mu bita abanyepolitiki bitwaza ibyo kurengera uburenganzira bwa muntu, nyamara ari muri gahunda yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kugoreka amateka. Uyu mugabo wakunze kujya mu manza zo muri Arusha no mu Bufaransa akabeshya ko kuva mu 1959 kugeza mu 1990 abatutsi aribo bagiye batangiza ubwicanyi ku bahutu. Minisitiri Bizimana ati iki kinyoma aba banyepolitike babi bakigarukaho kenshi, gufata icyaha cy'ubwicanyi bakakigereka kuba cyakorewe, noneho abagikoze bo bakitirirwa ko barengana bashyirwaho icyaha ku busa. Uyu mugabo kandi yabwiye inkiko ko abatutsi ubwabo aribo bashyizeho gahunda yo kwiyica ngo basa nk'abiyahuye mu kivunge. Ati uwo muntu ni umunyapolitiki urimo kubivugira mu rukiko agoreka amateka. Urukiko rero rwagiye ruba inzira abantu bagiye bakoresha ngo irondabwoko, urwango, ubugome babukwize. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko ibimenyetso by'amateka bitangwa ari ukugira ngo nkabo abanyepolitike bashinzwe gufasha abaturage bamenye neza aho abanyepolitike babi bagejeje u Rwanda, bamenye neza nanone abanyepolitike babi bariho iki gihe nka Ndagijimana, Ndengejeho n'abandi aho bifuza ko u Rwanda rugana habi. Kumenya uruhare rw'abanyepolitike babi bizafasha kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr François Xavier Karinda yavuze ko nk'abanyepolitike bariho ubu bagaya bivuye inyuma abanyepolitike bagize uruhare mu gutegura, gukangurira, gushyigikira no kuyobora umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi igahitana abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Ati kumenya uruhare rwabo mu mugambi mubisha wa jenoside yakorewe abatutsi ni ingenzi cyane mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, gusigasira amateka y'ukuri no gukumira ko jenoside yasubira kuba mu Rwanda n'ahandi ku isi. Dr Karinda yavuze ko ari ibikorwa byinshi bikigaragara mu Rwanda byerekana ko ingengabitekerezo ya jenoside itaracika intege, birimo guhohotera abarokotse jenoside, kubangiriza imitungo no kubica. Asaba uruhare rwa buri wese mu kubirwanya. Yanenze ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwacumbikiye abari bamaze gukora jenoside mu Rwanda mu 1994 bukabafasha kwibumbira mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR uhora ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi kandi byanavuyemo ubwicanyi bwibasira abatutsi bo muri RDC. Mu bihisi igezemo
ingengabitekerezo y'urwango, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi bari mu Rwanda no hanze yarwo. Dr Kalinda yavuze ko abanyepolitike bakwiye kugira uruhare muri iyi ntambara, by'umwihariko banyomoza ibinyoma bivuga ku mateka y'u Rwanda. Tugomba kugira uruhare mu rugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, twamagana imvugo n'inyandiko by'urwango, tunanyomoza ibinyoma bivuga ku gihugu cyacu. Abanyapolitike bibukwa kwa 13 Mata buri mwaka hanasozwa icyumweru cy'icyunamo barimo Dr Gafaranga Theogene, Gisagara Jean Marie Vianney, Dr Habyarimana Jean Baptiste, Kabageni Venantia, Kameya Andre, Kavaruganda Joseph, Kayiranga Charire, Mushimiyimana Jean Baptiste, Ndagijimana Kariste, Ndasingwa Landuwari cyangwa se Lando, Maître Ngango Fressier, Ngurinzira Boniface, Maître Niyoyita Aloys, Nyagasaza Narcisse, Nzamuramba Frederic, Rucogoza Faustin, Professeur Rumia Jean Guilbert, Rutaremara Jean de la Croix, Ruzindana Godefroid, Rwabukwisi Vincent, Rwayitare Augustin. Nahansoreje inkuru, kanda like, ukande share, usangiza abandi aya mateka, wisanzure muri comment uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Gustave Abayisenga. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.